Ndabasuhuje cyane nizere ko mumeze neza mwebwe tubana kuri YouTube yacu ya Mazarex. Muri aka kanya amakuru nzanye arareba abantu b'igitsina gore. Ni ukuvuga ngo arareba abakobwa, abagore. Ni uburyo bw'amafaranga, murabizi ko ino YouTube channel twibanda kuri mining ndetse n'ubundi buryo bwose wabona amafaranga ukoresheje telefone yawe, akenshi na kenshi nta gishoro. Aha ngaha rero nabwo nta gishoro bisaba, hano ni ahantu ugiye kuba wakorera amafaranga agera mu bihumbi 14 cyangwa se birenga. Iyo bavuze minimum ni amafaranga makeya n'ibihumbi 14 nibyo ugiye gukorera, cyangwa se bitewe no gukora kwawe ukaba wayarenza. Gukora ukaba wayarenza ni ukuba watumira abantu, naho nta bantu batumiye ni ibihumbi 14. Aya mafaranga rero arimo araboneka ukoze iki? Ntabwo ari ukumayininga nka kwa kundi twirirwa, oya, ndabanza mbasobanurire. Kugira ngo ubone aya mafaranga bisaba ko udawunilodinga application nyine ugakoresha referral code mba naguhaye, ubundi ukajya live. Application yitwa Popo Live. Ni ukuvuga ngo urayidawunilodinga, bireba abagore gusa. Impamvu njye ndi kubisobanura ndi ikigabo, ariko ndabizi ko ntacyo byamarira usibye kuba ndi kuyiyobora nyine abagore nabo babona amahirwe. Ni ukuvuga ngo rero wowe iyo wamaze gucreatinga account ujya live, ubundi noneho ku munsi wa mbere ni amasaha 2 uri live. Cyakoze ushobora kwibaza ngo ese ubwo njye nzajya live amasaha 2 yose? Ushobora gupozingamo nk'iminota 5 wenda uri nk'umuntu ujya kugira ibyo ukora byoroshye cyangwa bikomeye, iminota 5 ntuyirenze, ukaza itararangira nyine ugahita ugarukamo, ariko ntubikore kenshi. Ni ukuvuga ngo bigenda gute? Ukuntu ino mining ikorwa yo muri Popo Live, ujya live amasaha 2 ku munsi uri free, ugashyiramo isura ugatuza, yashira bakaguha coin ibihumbi 20. Ku munsi wa kabiri ukabikora gutyo nabwo, ukajya live amasaha 2 yashira bakaguha ibihumbi 20, bikaba bibaye ibihumbi 40. Noneho kubikuza ni igihe bibaye ibihumbi 100. Ibindi ibihumbi 60 biboneka gute? Ujyaho isaha imwe ku munsi bagenda baguha ibihumbi 4. Noneho iyo utumiye umuntu baguha ibihumbi 10. Ubwo urumva wowe ubwawe wikorereye ibihumbi 40, hanyuma ugatumira abantu 6, byahita byoroha cyane nta yindi minsi. Naho uri umuntu utabashije gutumira, ubwo andi ugenda ujya live isaha imwe ku munsi bakagenda baguha ibyo bihumbi mpaka bibaye ibihumbi 4 ukabikuza. Nsobanuye muri detail, muri make. Noneho reka nze ndaza basobanura muri details. Ubwo ngiye kubanza mbere kuko twiyandikisha. Badamu, bakobwa, mube hafi, ibi ni ibyanyu. Nimba warakoze subscribe kuri YouTube channel birakureba, nimba utaranayikora nawe yikore, kuko amahirwe y'amafaranga ni aha ngaha tuyenyuza. Urakanda kuri iyi link rero, reka ne gutinda mu magambo menshi. Ukande kuri iyi link, ndaza kwiguha kuri group ya Interested Coin Miners, cyangwa se no muri description ya video kugira ngo uyikoreshe nimba utari mu group. Kandi ikibazo cyose wagira ushaka no kujya muri group ya WhatsApp, wanyandikira kuri iyi nimero ikurikira: 0780 045 73 62. ibiri kuri WhatsApp 0780 045 73 62. Nkagushyira kuri WhatsApp cyangwa se n'ikindi kibazo wakenera kumbaza. Ukanze kuri link rero uhita ugera hano. Ni ukuvuga ngo uhita ukanda hano hantu handitse ngo download immediately. Ubwo tugiye kudownloadinga application tuzajya dukoreraho aya mafaranga. Aha ngaha wakuramo n'amafaranga ageze mu bihumbi 100. Byose byaterwa n'imikorere yawe. Ukurikire ngiye nkwereka amahirwe. Ibi birizewe 100% kuko wampaye no link yarabikuje, ntabwo ari ukubabeshya. Ubwo no kubikuza nzabaye kuko bigenda. Sasa aha ngaha uhita ukanda kuri install nyine, ni Popo Live. Ukanda hano kuri install, ubwo ugashyiramo application. Reka dutegereze application nimara kugeramo, nyine ndakwereka steps zikurikiraho. Urabona application ibirimo irajyaho. Application rero ikimara kujyamo, urabibona, uhita ukanda hano kuri open. Turakanda hano kuri open. Wibuke ko twanyuze kuri ya link. Umuntu anyura kuri link nibwo ahita hizanamo nyine referral code, kandi wakoresheje referral code nibwo baguha coin. Hanyuma urakanda hano kuri login with Google.
turahitamo hano login with Google, tuba ariho dukanda, ukande hano kwa aka kajambo, aka ngaka ngo accept, aka, hanyuma urategereza. Hano urategereza, uhita uhitamo email imwe. Reka nze mpitemo iyi ngiyi ya mbere nyine, nkwibutse yuko nimba ku gitsina gabo ntabwo babaha amafaranga, bayaha igitsina gore nyine, nanjye sinzi ukuntu babikoze. Ubwo turategereza email hano ibanza ijyemo. Hano ni ugutegereza, hanyuma urahita ukanda hano kuri agree and share, agree and share hano ukandeho. Ubwo twahisemo email dushaka gukoreshamo hano nyine. Ukurikira urebe, urategereza, ubwo birimo birasacinga nyine, hano nta kindi ukora urategereza. Nkwibutse ko ugomba kuba ufite telefone irimo interineti. Ni ukuvuga ngo hano urabona bahita bazana nickname y'amazina yanjye, nickname barayikorera, babaye batanayikoze wowe wayishyiriramo. Niyo mpamvu wabonye byatinze, bashyizemo nickname, igihe cy'amavuko hano nacyeditinga. Reka nze nkwereke, muzi ko ngiye kweditinga nickname, igihe cy'amavuko n'igihugu. N'igihugu ndakwereka icyo dushyiramo kugira ngo bazaduhe amafaranga. Wenda reka nickname nkoreshe Mazarex, si nk'uko n'ubundi nkunze kuyikoresha. Hanyuma hano ku itariki y'amavuko, hano date of birth, urashyiraho itariki yawe y'amavuko. Reka nze nanjye mpfe kujugunyamo ibyo mbonye, ngewe ko ntacyo bazampa, bazabiha abantu b'igitsina gore. Reka wenda nshyiremo ko navutse 1996 ku itariki, ukwezi kwa karindwi, itariki 14, reka ngire wenda itariki 4. Yego, urabibona? Ni ukuvuga ngo hano usetinga, nze mbikwereke neza, umwaka wavutsemo, ukwezi n'itariki. Hanyuma ugahita ukanda kwa aka kajambo confirm ahangaha. Ubwo turakanda hano kuri confirm. Noneho igihugu kugira ngo baguhe amafaranga, ngo ukanda hano hari u Rwanda ugashyiramo Canada. Ubwo kuba hajemo Rwanda ntabwo urekeramo Rwanda, hoya, wowe uraza ugahita ushyiramo Canada. Reka dukandemo nyine tweditinge, uramanuka ujye kuri si, uhita uhitamo Canada ibiri na hafi ngiyi, urabona nshyizemo Canada. Hanyuma kuri gender, urabona hano bahita bakubwira ngo hitamo gender. Hanyuma ni ukuvuga ngo hano hari female, hari na male, bikora kuri female, mbibibutse. Ndapfa kubabeshya nyine, ariko ubwo wowe nta uri bubikorere biririyo. Ibi byose ngende gukora ni ingero ndi gutanga, ibi ni ingero ndimo ntanga. Hanyuma rero iyo ugeze hano umaze guhitamo female, ukabona ya referral code ntayo, referral cyangwa se invitation code ukabona ntayo, uragenda ukayishyiramo nyine. Uba wayikopiye, nayikopiye, ugahita upestinga ikajyamo, ni iyi ngiyi. Hanyuma ugakanda submit. Iyo ukanze submit bikanga, baba bari kukubwira ngo shyiramo profile picture. Urazamuka uze hano, urabona hano hantu, uze ushyiremo profile picture. Ngiye kuhakanda, ukande confirm mu ibara ry'ubururu, ubundi wongere ukande hano kuri app, ukande kuri allow. Ibi byose uri kubibona, barahita bakuzana mu mafoto yawe. Reka mpitemo iyi ngiyi ibe nka profile picture gutya, nkaza nkayishyiramo, nkakanda hano hasi kwa aka kavi ikajyamo. Bikunda iyo washyizemo profile picture, urabona igezemo. Ikimara kugeramo rero duhita dukanda kuri iri jambo ryanditse ngo submit. Iri ngiri niryo duhita dukandaho. Umaze gukanda submit, urategereza nyine ibe submitted. Urabona ugeze hano. Iyo ugeze aha ngaha uhita uza hano kuri iri jambo ryanditseho ngo live. Urabona hari n'ikimenyetso kimeze nyine nka video aha ngaha, niho uhita uza umaze gusubmitinga. Ibi byanditseho ngo earn points, urakanda kwa aka kantu ubikupe bivemo. Ibi byo urabikuramo. Urabona hari amagambo avuga ngo easy daily income $10, urakanda kwa aka gakuba munsi bivemo.
hanyuma wongere ukande kuri aka kajambo kanditseho ngo ayisi, aka bivemo, ubone gukanda hano hantu nari nkweretse live hano hasi, uhakande. Noneho ugeze hano rero barongera bagusabe gushyiramo nanone ifoto mbere na mbere. Urabona ko bari kukubwira ngo upload a photo of yourself, ifoto yawe urayishyiramo. Reka twongere tuhakande dushyiremo ifoto. Urahakanda n'ubundi usubire muri album wongere ushyiremo ya yindi. Urabona ko ifoto tuyiteretsemo neza, urakanda kuri aka kavi nabwo ifoto ize yiterekemo. Dutegereze ijyemo. Ifoto igezemo. Ni ukuvuga ngo gukora KYC n'ubundi uraza ushyiremo ya foto yawe, urakanda hano ushyiremo ya foto yongere izemo, hanyuma ukande kuri start certification. Ubwo ni KYC hano tugiye gukora. Urashyiramo isura, akubwire ngo gera. Open your mouth. Good. Nod your head. Urabona ko KYC irakunze. Iyo KYC rero imaze gukunda, bambwiye ngo mfungure umunwa, ngo ninzunguze umutwe ndabikora, KYC bahise bayemera, ubwo uhita ukanda ngo live now. Live now. Ahangaha niho uhita ujya. KYC irangiye ukanda kuri live now. Ugakanda iri jambo confirm ry'ubururu. Nta kibazo. Ugakanda while using app. Hanyuma ugakanda kuri iri jambo ryanditseho ngo go live. Ngira ngo uri kumbonamo nagezemo gutya. Hanyuma ikintu tugiye gukanda, turakanda hano kuri iri jambo ry'ubururu riri hasi, nimba uri kuribona ryanditseho ngo go live. Iri ngiri. Nimba bimeze gutya rero, nkaba namaze kugeramo bimeze gutya, ntabwo bino bihagije kugira ngo ntangire nkanda back ya telefone yanjye. Gukanda back ya telefone ni back ya telefone, ngiye gukanda kuri back maze urebe ukuntu bigiye kugenda. Ndakanda back. Sorry, nongere nkande go live. Live. Nkande hano kuri go live. Please select live stream. Hanyuma hari akantu kare kunjabuka gakeya. Iyo bavuze live stream, uhita uza ugahitamo hano hantu chatting. Hano hejuru wahabonye, uraza ugahitamo chatting hano hejuru. Ahangaha ugahitamo chatting. Wamara guhitamo chatting nibwo uhita uza hasi ugakanda kuri bara go live. Ubu ngubu rero ubu ndi live. Iyo uri live nuko biba bimeze. Ndakanda
nzi ko ntawe bashobora kuzampa nyine ndi ikigabo, nkwereke kuri WhatsApp, nkwereke ngo ninde muntu wayabonye, wambwiye yuko yayabonye, nze nkwereke uko byagenze, nahise mwaka linki kugira ngo nawe ube wabasha gukora. Reka nze mbikwereke umuntu wantumiye ayabonye. Unfortunately message ye yarasibamye. Message ye yarasibamye ariko nuko bikorwa rero araboneka mbese. Sawa, ubwo ikindi kibazo wambaza.